ari nay'intara mbona n'amavuta y'isi yose. Niyo mpamvu rero nahagurutse ndavuga nti nzakurwanira ishyaka mpagaze mu mwuka wera ku buryo isi yose imenya ko amavuta ahari. Ndagira ngo ntangarize abantu. Haleluya. N'umuntu wese Imana imuha umuntu wamukura mu kaga kaho atsindagiriwe. Kuko urumva nkuye aho ngaho. So wari uri nyine wankuye aho ngaho. None se ibyo yakoreshwa muri Rwamaya, ibyo yakoreshwa mu ivugabutumwa, si byo ukora uyu munsi? Hari bishya byahindutse se? Hari izina ryahindutse se? Wendi Silas. None se nturi wawe? Ndi wawe. No kuvuga ngo hari igihe Satani akoresha karande n'imivumo, cyane ko iwanyu nta muhanuzi wahavutse urabizi, cyane ko urabizi n'ibindi ntabwo tubisobanukirwa, ntabwo tubivuga. Noneho ya mavuta y'ubuhanuzi y'imbaraga Satani akaza akayaryana. Muri iki kintu cyayabohoye ni rya turo watangaga bito. Turabaramukije cyane inshuti z'Imana bakunze ubumwe bw'abera ministries z'amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka kandi tukagira imbaraga tukagwiza imbaraga aho tudatinya ibitero ahubwo duha agaciro uduhagarariye ko tuzi ko umwami wacu ruhande rwacu kandi adukunda. Turabashuje twese rero ni ngewe umukozi w'Imana Reverend Pastor Ntabazi Jean Baptiste hamwe n'umukozi w'Imana Emmanuel inshuti yanjye ikomeye kandi dukora n'umuntu w'Imana kandi tukavuga neza dufatanije kubaka ari kuri kamera mu buhanga bw'ibyuma ko mushagende neza. Hanyuma imbere yanyu murahabona umugabo nejo kuwa mbere baganirije nabwo mbatumirije umugabo uri mu gihe cye mu mavuta ye mu rwego rwe muhanuzi ukomeye wamanuriye usengera rwaye bagakira yaransengeye ndakira asengera abonejo ku cyumweru mu rugamba naramutumiye ngo tuganire dusangire agafanta arambwa ati ntago nasiga umurwayi reka mbanze senge arahano hari imbere ngira ngo wivuge mu izina rye twihuse cyane. Murakoze cyane bivuga umuntu mu murakoze cyane mushumba wanjye kumakanya no kuma umwanya wo kwivuga nitwa Dushimire Silas. Ndashima Imana ndi umukristo. Yego Imana iduhana umugisha mushumba wanjye. Ndanezerewe cyane kuba mumbwiye ngo nongere ngaruke no kwicarana mu bwanyu n'iby'igiciro. Nejo nzagutumira no kuwa kane mfite gahunda yo kuvuga ibintu bikurimo je nkaguha umwanya cyane ko uri umwigisha ariko hari impano ufite nye zikomeye. Namaze gusobanukirwa. Wasobanukirwa. Hari ibintu namaze gusobanukirwa byahindutse. Ugomba kwimenya ukamenya n'impano Imana yaguhaye ko uri umuhanuzi uri umukozi w'Imana usengera abantu ukorera gakunda ibintu byinshi nagiye ngo mbona gutumiye nubwo ejo baganije wenyine vuga ko nagira ngo uyu munsi namenye ko nitwa rero Silas Tuyishimire Silas akaba ari umuhari ufite abana. Mfite abana batatu. Yego babiri ariko ubundi bari batanu babiri baritahiye bataha mu mwaka umwe mu mezi atanu. Ndashima Yesu rero ko cyose abizi. Rero nagira ngo kuko ndifuza ko amavuta uri mu bantu batarandura bagikorera Imana kumwe bwa ministries banagukunda cyane kera ikitwa TUT tubajyana ubwuzu twese. Nagira ngo uvuge na nimero za hakiri kare kugira ngo ugushaka cyane nimero wumva bakubonaho ku mazina yawe babiryoshye cyane. Yego ni 82 ni 0782 29 98 34 07 82 29 34. Amazina bakasangaho Tuyishimire Silas. Ubwo uri mu mahanga uzashyiraho gutenya 50. Imana ibahumisha cyane mu mwegere n'umukozi w'Imana n'umuhanuzi n'umuntu mu gihe cye n'umuntu wakuze mureba azamuka mureba kugira uyu munsi wa none. Ndagushimiye ko wicaye mu mwe bw'abera ministries. Nanjye nanezerewe kwicara kandi nezejwe n'Imana yuko abantu tugiye ko baturi kumwe nabo baduteze amatwi badukurikiranye batwishimiye. Njya mbibona mu kiganiro cyashize narabibonye ko batwishimiye. Yaneje barakwishimiye ari wenyine kandi koko buramenya ngo ndashaka kujya reka twe turimo turabyina tuvamo ariko tujya dusatira ijuru mwe muri kubyina mwinjira mu kibuga. Rero urakoze kugira ngo usenge isengesho zo dutangire ikiganiro cyacu. Intego yacu ni gute ndabikubwira ni ibibazo utarenze 6 nibike cyane kandi ariko byiza by'umurimo w'Imana kuko ngenda kuzi narakuyoboye nzi uburyo ukorera Imana nzi ko witonda nzi ko hari amakuru yawe menshi mbona ariko intego yacu nta yindi
ni amavuta akandagira iki? Amateka. Mbere yo gukizwa warinde, mbere yo gukizwa wari uwuhe, umaze gukizwa none winjiye muri ino biganiro ni uruhe rwego? Ni ibibazo byoroshye ariko bituma abantu bagomba gukomera yuko Imana igihindura amateka. Urabyemera se? Irayahindura ako kanya, irayahindura ibikora ako kanya, irayahindura rwose. Dusenge Imana, dusengera Imana tugane ku Imana. Turagushimiye ko byose ubizi kandi ubikora mu kwiyubahisha no mu mbaraga zawe no mu butsinzi bwawe no gutabara. Tugushimiye ko muri ubu gihe kubana natwe kandi ugiye gukora ibikomeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahe umugisha mwese muherere muri Amerika, muri Canada, i Burayi, Burasirazuba n'Uburengerazuba. Reka mbabwire Abanyafurika mwese kandi twongere gushimira umukozi w'Imana witwa Filipo. Uyu munsi yabyaye Filipo. Yabyaye ejo nako ntabwo ari umunsi yabyaye umwana w'umuhungu. Imugirire neza Filipo. Byari bikomeye. Imana ihimbaza. Ejo yarampamagaye ambwira ati madamu ko mbona indi mumereye nabe nkigiye kuvamo ni hoya. Ntabwo inda zivamo ugiye kubyara. Yafashwe n'ibisegato bitabyara. Imana ikoze ibitangaza. Rega imbaraga zikorera muri we none ari nyinshi. Ari n'umuntu wigeze kumbwira arambwira ati umushumba yambwiye imyenda ngomba kwambika umwana nari nabyara. Ambwira n'umwana nzabyara none ndagumya ndapinga ariko nabo nsanga niwe nabyaye. Biravuze ko yagiye kubyara ataragura n'imyenda. Ataragura n'imyenda. Bisobanura neza service ntabwo nibuka yewe. Nyine ntabwo bibyibuka ariko n'umuntu w'inshuti yanjye, ni inshuti yanjye cyane. Turanavugana ambwira ati mushumba buriya mama mukorana ibiganiro ati yigeze kumpanurira kera ambwira ko nzabyara umwana uyu n'uyu ngomba uyu n'uyu ni ikivuga ibi. Ndamuvuga rwose. Ndamuvuga izina rye ko uvuga inkuru abantu bayumva. Ambwira ko nzabyara umuhungu noneho njyewe mera nk'utabyumva neza ko yari yiteguye umukobwa ariko arambwira ati jya kugura n'imyenda y'abahungu. Waramubwiye ngo ajye kugura imyenda y'abahungu kuko azabyara umuhungu. Arangije ntiyabyumva neza ahubwo agenda agura imyenda y'abakobwa. None arangije rero abyara umuhungu. Aravuga ati rero mugabo amavuta afite ndabona ari menshi cyane ahubwo ndashaka ko yongera akampanurira. Muri make ibyuma byamwiraga umwana w'umukobwa. Ariko ijuru igahishura umuhungu. Umva si ibyo gusa n'Imana izankoresha ibindi kandi humura sibyo? Kandi ndabizi neza ko Imana igibana nanjye. Yego. Imana yaraguhamagaye niyo mpamvu umuntu wese hari n'uwambwiye ati ari amavuta ko muri mu mavuta menshi amavuta nanyeneye ko muyansukaho. Navuga ndetse n'amavuta yetu gusukaho ati wenyine niyo mwanya tura kubuzima. Ikibazo nibatugereho ni mumwe bw'abera ministries dukorera ahantu hari office igaragara bayiziriye Gahanga Kicukiro niho dukorera kumwe bw'abera ministries. Nimero yanjye irahari nawe urahari, ni karibu nibaze bisanzure kandi turago tubashyigikira mu izina kandi sabo gusa n'abandi bose ariko ibyanjye katwe tubyihoreye. Ntabwo nanjye ari ubikora bikoreshwa n'Imana ahubwo we nk'umukozi w'Imana Silas Imana yahamagaye mu gihe nk'iki ngiki. Turagushuje cyane, turagushimiye ko wemeye kandi ajya no kumwe bw'abera ministries. Ndishimye cyane ndananeze. Rero mbere ubundi Silas umugabo witwa Silas mbere yuko akizwa yarinde. Twifuza kumenya ubuzima bubi cyangwa bwiza waciyemo. Suri imfubyi se byagenze gute? Nuyihemye ko burya impamvu washi kino kibazo umuntu Imana izakoresha anyura ahantu hagoye cyane. Ndashaka kutubwira gato mbere yuko wakira Kristo wasengeraga he byari meze gute? Se wari imfubyi, se wari zo na mukaso, abye bose bariho. Mbega hari amakuru numva shaka kumva ariko kubwira abantu noneho abagukurikiye bamenye ko muri Kristo Yesu tumaze gukizwa. Byanga byakunda amavuta akandagira iki? Amateka. Wari isuzugurwa akajya hejuru. Haleluya. Nkuko yavuze umukozi w'Imana amaze kubyara Hana aravuga ngo ni Imana ishyira hasi kandi igashyira hejuru. Ivana ikuzimu ikazamura ngo kandi abakire bacisha abatindi barazamura. Ati wabyaye rimwe wari ingumba byaye karindwi wabyaye karindwi agize gutaracira. Ndashaka ko cyufite amavuta acecekesha bishyize hejuru. Nibyo rero ngiye kuvuga. Urakoze kandi kubivuga kwabyo ni byiza cyane. Hari n'ikindi gihe nigeze kubivuga njye navukiye mu muryango w'Abadivantiste w'umunsi wa karindwi. Maze kuvuka rero nsanga mama wanjye na papa wanjye abakristo mu Badivantiste. Urumva umwana ahakomereza nta handi akomereza aho ababyeyi bari. Nta kundi rero muri uko gukura nkura ndaho mu itorero ry'Abadivantiste. Muri uko gukura rero nkura nyine nsengera aho ngaho ariko nkiyumvamo izindi mbaraga mu gihe nk'icyo nimvagamo izindi mbaraga. Igihe rero kiragera mama wanjye yapfuye mfite imyaka 7. Yasize indwara isanzwe byagenze gute? Yapfuye mfite imyaka 7. Indwara isanzwe niyo yazize. Rero
muri iyo myaka 7. ariko genda urabimpisha, ariko genda mfite amakuru ko umubyeyi wawe yarazize ko yahishe umuntu. Ntabwo ndi biceceke ko jewe mfite amakuru atari udukuru ariko meza yuko umubyeyi wawe yarazize ko yahishe umuntu wahigaga, yanga kumutanga, baramutwara mu ntiyagaruka. Ngo ntagiye kutubishya ariko cyangwa atinye kubivuga. Oya, sino gutinya kubivuga. Yego. Ariko icyo nzi cyo nuko iyo umuntu azize nyine akoze burya n'abasize Imana ibaho umugisha. Ariko noneho ayo makuru ufite niyo y'ukuri. Ayo umbajije nayo ukuri. Nuvuga ngo namenye amakuru, rega giye kuyo hari ibintu namenye cyane. Namenye ko wowe n'umuryango wanyu batabahigaga, birumvikana muri jenoside. Ariko noneho mama wawe aza gufata umuntu w'umusore n'ubaracyariho, ntabwo tumuvuga izina kubera imyanya arimo akoramo. Mama wamuhisha mu kigage, mu kibindi kinini. Ufite amakuru rega ubundi mujye muvugaho Imana yabakuye. Haleluya. Arangije ahisha umuntu amugerekaho hejuru gutyo, abaje babura umuntu batwara mama wanyu itagenda ntiyagaruka, yanga kuvuga uwo yahisha. Icyo ni ikintu yasize abakoreye, niyo nanga muzabaho neza cyane. Imana ihimbaza. Wihangane cyane. Ibyo mvuze numva narayakurikiranye. Oya, warakurikiranye, rega ugomba kuyakurikirana kuko ni nagombwa ubimenya byose ukamenya Imana iguha umugisha nuko byagenze. Yego. Ariko turashima Yesu ko tukiri. Haleluya, haleluya. Ubwo nyuma yo kubura umubyeyi uri mfite imyaka 7 waciye mu buzima bugoye. Naciye mu buzima bugoye, mura n'ibibazo bikomeye byinshi cyane. Ntabwo twabona uko tubivuga. Ngeraho haza mukadata nawe aza mu buryo butari bwiza. Nyine murabizi umwana utari kumwe na nyina ntibabura ibintu bahanganaho, nakandi aba yanagerageje n'umwana nawe hari igihe munanira akatarako kubera ko batari uwe. Ariko nigeze kubivuga, njya ahantu mu muryango aho kugira ngo nige ibibazo bakanyahirisha ibyatsi biki byose, ariko none nkomeza kujya gusenga no mu Badivantisi. Ibyo rero nibyo wambazaga ngo mu buzima bwa mbere yuko mbese ntanagira izo mbaraga zo gukizwa no gukomeza urugendo. Urakoze cyane. Ubundi ba mukadata cyangwa abantu batari ababyeyi b'abana babo, ni iki cyiza wabonyeho kimwe cyonyine? Ibindi byo biba bihari ni byinshi cyane. Nk'uwakubaza ngo experience wakuye kuri mukasoni ye igufasha muri buno buzima. Ikiza nuko ugaburira bishaka muri make. Nukuvuga ngo kandi ubwo uyu munsi umuntu yakubije atanabiguha ntiwatera indi. Oya, ikiza mukadata aragutuka. Oya, kugaburira bishaka. Arakugaburira bishaka, akagutuka, akakurwanya, ariko akanakwigisha imirimo yanze gukoresha abana be. Arabikwigisha bituma mu bitekerezo. Ruvuga ngo ubuzi gusya wajya kurya ugasya, wagosora, uzi no kwihinda guteka, nta kibazo cyabaho. Ruvuga ngo neje ubundi umudamu abyara ntugombera kuzana bene wabo, ko byose urabyikorera. Ruvuga ngo mukaso akwima ibiryo abigwa gushaka, ariko imirimo ye ayikwigisha utabishaka ukayimenya, ayikwigisha utabishaka ukayimenya, akakugaburira utabishaka, wabishaka ntubibone. Nuko banga kugaburira bishaka. Murabyo bakwigisha imirimo utabishaka ariko kugira ngo izakugirira akamaro. Ariko ya mirimo mu minsi ikugirira akamaro. Ariko ibiryo ntabigwira iryo bishaka. Oya, abigugira ashakiye. Kuko ntabwo ajya kumutegeka ngo bintu byo biryo bana kubishoboka, abigugira ashakiye. Ubwo rero umuntu baho igihe ibiryo bashakiye, Imana ikamugira umuntu wayo wo gusengera abantu bagakira uburwayi, bakagira gute, bakabohoka, abadayimoni bakabutwigira. Imana igakora ibintu byose ahantu hakomeye. Ubundi hari akantu badukurikiye umwe bwabera ibintu byo tubaganiriza n'uburyo umuntu asohoka muri karande. Urumva neza ko ntaguha ibiryo mu gihe ubishakiye. Oya, biguha igihe ashakiye. Yanagukoresha ushonje. Ako yagukoresha n'ibindi birenze byo, n'ibitutsi byinshi. Ahubwo wanavuga ko ugahura n'izindi nkoni. Utavuze ku myambaro, kwambara hakwambika ba. Uyu mwambaro ni ukwambara umupira ugera ku birenge, ikaba ikabutura, ikaba n'ishati. Urabyumva nawe, inkweto zo ntabwo wazibona keretse Yesu. Keretse Yesu abikora. N'ibitutsi byinshi n'amagambo menshi no guteranya kuri. Ugize amahirwe atagwaye imfundo.
yego ko ubwo nubaza yaguye inkonje umutwe ukameneka ukabyimba ukiretse Yesu ariko Imana igutegurira ibyiza ibigutegurira aho uzaba baguhata igipira kirekire Imana igutegurira inkweto mana ubutaha kamera izamurika amaguru wambaye express ihenze ukuntu wambaye usa neza ufite urugo mbone bakore ntacyo ubutaha bazakwereka ko mva nkubwiza ukuri rega nejo hari ikiganiro humura ukuntu wambaye ndashima Imana yagukuye muri icyo gipira kirekire kagukura mu nkonje urimo urakivuga gutyo Shatalo meseri cyaratobotse cyaratobotse ariko Yesu akora ibintu bikomeye neza inyuma hagaragara oya hano hagana ku mpande hari haratobotse wambara ikanzu kandi uri umugabo nari nyiri umwana nyine urabyumva ariko umwana utari umugabo cyangwa umwana utari umugabo ari umugabo none se ndashimira Yesu rutugejeje ahangaha mushobora yakoze ibintu bikomeye ariko urumva uko uri mubabara uko uri mujya guca ibyo byatsi uko urimo ujya kwahorira izo ngurube n'ingurube ziragiye birumvikana amahirwe nta ngurube twari dufite habaga inka gusa nta hene zahabaga ihene ebyiri zari zihari icyarire cyacaga neza njyewe uko ukiri inka se ninde njyewe niza ubundi waca icyarire zinka njya kuvoma amazi ninde ibyo byose ukajyayo ariko Imana igutegurira kuzahagarara kuri kamera ifite gahunda uvuga ngo amen haleluya amavuta kandi ifite gahunda amavuta kandi agira yo kuzatuma mpagarara hanga amavuta kandi agira amateka ubuzima bukagira gute bugahinduka abantu bakabibona nicyo tubwira abantu rero karandi raranduka abazimu bagashya tukabahonda tukabadiha tukabavuna tukabamenagura tukabohera Imana yagize gutya gutwaye muri Kigali aho turahasimbutse yego ibinzanye muri Kigali bashi Kigali so namaze kuba umupanekoti yari ukiri umudivante nari nyumudivante ugeze i Kigali rero uzo Kigali rero njye naje kwa mamudogo naje kwa mamudogo umudogo wanjye akoraga minijitsi mama we mutoye ntubapfuye kuruhuka nayo hageze bahura n'indi kose hari indi kose najye guhura nayo rero ndahaba muri ubwo buryo ni naho nahise mva mu badivantiste yego utawakira Kristo utajya mu bantu bapanekoti Imana iguha umugisha rero uhageze ufite bya bikomere by'ubukene uhageze bakwakiriye gute wowe ubwawe kugira ngo wiyumvemo byakutwaye umwanya ungana iki wako navuye mu cyaro nari umudivantiste ndi n'umujiya nari ndi umujiya urumva nari maze kwinjira mu murongo wo kugenda nimenya nkora iby'umwami ashaka ariko hari imbaraga rero zikamera zituma utakora icyo umwami arushaho gutegeka ako kanya ni mpamvu rero ngeze inaha nibwo nahise ninjira mu itorero rya Pentecote yego urakoze cyane Imana iguha umugisha rero kandi winje ufite izo mpano ni ibihe bibazo ukimara kwinjira mu murimo w'Imana wahanganye nabyo ukavuga utarika ibintu ndumva naniwe Kristo ndananiwe wajya kureka Imana iti komeza ndi kumwe nawe nawe nabyishi ariko reka mvuga ndashaka bitatu icya mbere kimwe nuko mu murimo natangiye mvuye mu badivantiste ngeze muri ADPR nasanze muri abakristo bemera umwuka bemera umwuka babana n'Imana y'umwuka bajyana n'Imana y'umwuka ariko nanone ugasanga harimo abantu bafite amatika hariba nimba dusenze ubona abanyamatika bo twicaranye bageze hanze bateranye utundi tuntu ibyo nabyo bikangiraho ikibazo kumva mbawe mu mutima naba Imana inkoresheje turi kumwe aho ngaho nagera hanze bakambwira ati gukoresha gute uje vuba igukoresha gute uje vuba wowe ntabwo tukuzi uvuye hara mu badive igukoresha gute ariko kubera yampaye izo mpano nkagumana nayo ngiye nkumva nta kintu bimbwiye nkavuga ni bari abatewe na shitani icyo ni icyambere rero icyo ni icyambere ari naho numvise ngo bigeze kugera yumva bari kukwemera aho naho ndaza kwakubwira icyo ni icyambere icya kabiri nabonyemo nabyo nuko nabonye icya kabiri nagize gikomeye aricyo wari unambajije nuko nageze aho nsengera abantu bakabati sohoka noneho ngeze ndi mu kugenda ku muryango turanaguterura sohoka tuguterura baraguterura ukura mu banjyana hanze kubera impano none uyu munsi barakwihamagarira banjyana hanze navuga ni mwoko mfata cyane mutamvuna umugongo mutangu bitase mukamvuna umugongo reka nisohore rwose nta kibazo icyo gihe nawe uranabizi naraguhamagaye ngira ngo unansengere ko yaga Imana imbaraga kuko nari mu n'ibintu bikomeye ariko urashima Imana ko uyu munsi abagusohoraga
nabo bari kuguhamagara ngo basenge. Yego komana abansohoraga nibo bambwira ati nibo bapfukama Ati mukozi w'Imana dusengere Imana ishimwe. nkabaturaho imbaraga nkabasengera bakagira imbaraga bagahirwa bakagubwa neza bakamererwa neza batagusohoreye ko ufite icyaha, batagusohoreye ko wakoze ibyaha, bagusohoye kuri gusengera abantu bagakira kandi uje vuba. Kubera ko baje ari benshi ndi mu gusengera abantu bagakira kandi nje vuba, reka ari n'umuntu twageranye umukozi w'Imana ariko baravuga ati uyu nguyu avuye kuzimu, atabavuye kuzimu. Bavuye kuzimu ahita ashoka rero ahita amanuka ntabwo mpavuga ariko yajyaga hepfo agana ku ntunga aravuga ati ndagiye ahita ajya ku ntunga ahita agonga mu kiyo ngiyo ngenda haguma muri kukundeba muri yose avuga ati rero mwe uwe turagusohora. Ariko ndashimira Yesu aho badusohorera ari Imana iturindira, aho badusohorera ko ari Imana isohoza ibyacu, kubera yuko icyo yatuvuze kirusha imbaraga ibiduhiga. Yego Imana ishimwe. Icyo ni icyambere, icyo ni icya kabiri. Icya gatatu rero nuko nagiye kubwiriza muri uyu murimo, nagiye kubwiriza umuntu arambwira ati ngwino ujye kunywa amazi. Ndagenda ngiye kunywa amazi ankubita urushyi rwiza cyane, ankubita urushyi rwiza cyane, arankubita arambwira ati arambwira ati rwose no kunsuzugura. Arankubita arangiye tujyana no kujya aranansengera. Uragenda urabwiriza? Arasohokanye aragenda aransengera, bamuha mikoro, twe dusize korali ziri mu kuririmba, arangije aransengera ama mikoro ndabwiriza. Ubutekereza ko yaguhoye iki se rero birakomeye? Nta kindi yambaje aho nturuka. Ubwo yakubaje aho uturuka naho akarere nturuka, akarere aho mvuka. Arangije bamubwiye maze kuhamubwira nibwo yahise anyasuye. Amubwira arambwira ati ngwino njye kuguha amazi. Tugeze mu biro ahita anyasuye. Nuko rero byagenze. Ubwo bivuze yuko hari ibikwiye kubaho kandi bikwiye ibyo ndakumva sira niyo utavuga ibintu byinshi ndakumva. Hari abantu bageze mu rusengero ariko batarabanje gukizwa. Hari abantu bafite agakiza nka Petero atarabaga ngo abarye kubera yavuze ngo bagurye wice, kumbi yarashaka kujya ku banyamahanga. Burya rero Petero mu kintu bamushinja ngo bateoloje n'abiga Bibiliya yari umurokore ariko umunyamoko. Ushaka kubyumva hasi mu Bagalatiya 19 ngo nuko mvugana na Kefa duhanganye kubera ko yajyaga mu banyamahanga akiyufu, yabona abayuda akiyufu. Rero byukuri ntibirumvikana, ariko byamaye imbaraga yaragukubisa guhura nyina aho uvuka naho uri, ariko uratuza nabwo ari isomo. Byese bibi imbaraga nahise kubera ko hari abukubise yiyituwa ari we, kandi uyu munsi ukabana n'abandi bitwa nkako nawe yawe yitwa, ubona ko hari uhemutse ariko hari n'ubona beza babana mu bantu. Ya n'abantu beza bari. Haleluya. Byetse ko yanihanye nyuma abonye ko bimuyobeye. Yarihanye aravuga ati ndabona binyobeye, arihana. Ndashimira Yesu rero. Amen. Ujye udufatira aho badusohoye, akadufatira aho badukubitiye, yarangiza kongera akaduhuza n'abantu. Izo ni imbaraga zo kugira ngo tuzokorera Imana. Izo ni zo mbaraga. Cyo ni cyagatora tugure utubwire. Yego. Imana iguha umugisha. Noneho muri izo ntambara zose iyo wasengaga ijwi ry'Imana ryabwiraga ngo iki? Cyambere iyo nasengaga muri izo ntambara Imana iramubwira ngo ndi kumwe nawe. Haleluya. Nzakurinda, nzagukomeza, nzaguza n'abantu bakomeye, nanjye nahuye nawe. Hari n'abandi batari hari n'abandi nyine, hari n'abandi ariko nawe ndagize umugisha wo guhura nawe. Kwicara nawe ntabwo byoroshye, ni bose se bicara nawe ntabwo bishoboka, ariko ni umugisha w'Imana cyetse ko butabimiriye baje mwakwicarana no kuko bicarana n'abandi. Imana ishimwe cyane tumuvuta kandagira amateka. Noneho hari n'ikindi nashatse kuvuga, muri uyu murimo ntabwo ugeze ubesherwa. Ibyo bambeshyira bo byabakisha nese bambeshyeye ko ngo nasambanyije mfite oya utagira ngo numwe ngo nari mfite abagore 19. Bavuze ko nari mfite abagore 19, bavuze ko natanze abandi kuzimu, bavuze yuko bavuze ko nagiye muri Afrika y'Epfo kuzana imbaraga z'abadayimoni no ku kibuga ntari nanagerayo. Muri make nta rugura arenga umupaka w'u Rwanda. Sinari nagerayo, nagiye Burundi. Ni Burundi gusa. Numvaga nanjye ariko nibuka koreka ku murimo Imana mpamye nagukunze nkakurikira umurimo w'Imana. Nuko hari umunsi baje kubwiriza iwanjye umuntu arambwira ngo uriya mugabo niho mu mwanya yarasambanye. None se ko iwanjye mutamuhagarika? Iwanjye niho bahagarika, niho hari abatagatifu benshi cyane. Ariko nabonaga ari ikinyoma. Icyo gihe rero ngo ni 19 nifite.
abagore 19 ko nabashobozi ntacyo mfite cyo kurya no kwambara ari ikibazo kandi niyo wanabigira ntiwanabikora none se abo bantu ahubwo nabashobozi icyo gihe nari kubashobozi n'ubu ngubu kandi nanjye mu mutima mfite ubu ngubu sinanabikora n'uwo mfite nambere ntawe wari no kubikora nambere sinari kubikora ani gihe muravuga ati ndambikoze kubwo amafaranga menshi yandenze umunezero ariko siko ntawe nari mfite n'ubu rero n'ubu ngubu mu mutima wanjye kuko namaze komatana na Kristo ngenda nawe ndi umukozi w'Imana ibyo ngibyo sinabigendera. Urakoze cyane rero ni kumwe bw'abera ministry z'amavuta kandagira amateka ubuzima bugahinduka murumva ko na Silas Imana amuhindura ubuzima rero ndagira ngo no tumaze kubonana ko ngenda bizi ko twanaganire kenshi nge nakubonye nk'umukozi w'Imana mbere cyane rero ubona uvana amaguru ugenda nyamwe ufite Bibiliya mu kwaha ndabyibuka ukagenda na telefone nkana no musina nayishyira hasi Bibiliya harano mba nayibitse njye nyireba nkugira nkayisubira ko ukagenda n'amaguru agakapa nagenda naga abantu batemera amavuta ya agakapa nagenda ariko nageraga nakora ku muntu ko arwaye agahita akira ariko abandi ntibemera abandi ntibabyemera none mu mavuta kandagira amateka uyu munsi wa none ntabwo ushaka ko tuvuga ibintu byinshi byo mu muryango uyu munsi bimeze biterera mu mavuta kandagira amateka nuko hari imbaraga zikandagira amateka ya kera ashaje tugahabwa ubuzima bw'igihe cyose mu mavuta tugahabwa ubuzima bw'igihe cyose kandi muri ayo mavuta kandagira amateka ntago ari amavuta agenda ngaturekera iyo ngiyo oya adukura iyo ngiyo tukaba bazima haba mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka tuba bazima wabonye neza ko utangiye no kuba umukozi w'Imana hazamo n'imbaraga z'abarozi ariko ahubwo ziba nyinshi reka nawe bazi ko bisa ariko bakazohereza barazohereza ziranaduhira ziranabyina ziranaceza ni ibihe bitatu Imana yagukoresheje ku mutima uranezerewe icyambere tutaragera muri aya mavuta y'ejo bundi ndashaka hirya ni ikihe kintu ibindi Imana yagukoresheje ukanezerwa nabahe bantu batatu bakugira akamaro muri icyo gihe ni nabandi bantu ese muri abo bantu harimo nabandi baguhemukiye cyakora abakuvuze barahemutse tubihore twivugira bagize neza ni ibihe bitatu wakoreye Imana muri icyo gihe icyambere nuko nakoreye Imana nkabona abantu nabasengera nkabona barakiza numvaga nezere mu mutima numva nguwe neza umwe muri abo ni nkandi uwo nasengera yumva uti iwe ndamwibuka numuvuga izina akubwa kuvuga izina ariko ushaka ariko niba bitamubangamira hari umuntu uvuga izina akababara mu mutima hari igihe ushobora kumuvuga gutyo ukabona aragoye we biterwa n'uvuze urwego yumvira ndabyumva nawe yanabyumva nta kintu bitwaye nta kibazo mu witwa Jacques Jacques ni umuntu w'umugabo namusengeye arwaye abademoni bakamuvugiramo n'ibintu uwo Jacques namusengera bamuvamo bariruka hari n'abandi hari n'undi mama witwa Louise Imana rero yakoze ibintu bikomeye uwo nawe yari arwaye imbaraga z'imyuka mibi bakamuroga ku manywa na nijoro bamusengera abandi ejo akongera bakamuroga ariko nahagaze mu mbaraga zitwa gukandagira amateka ndamutsirika amen umutsirika mu mwuka ndamutsirika kugeza na n'ubu rero sabo gusa ari n'abandi ndabizi ko ufite impano yo gusengera rwo bigakira ufite impano y'ubuhanuzi n'ibitangaza kandi yesa guha umugisha cyane rero ni bande muri icyo gihe uri muzamuka urwana no kuzamuka batakumva batabyemera ataje vuba mu Adventiste akorana n'ikuzimu afite imbaraga yuno naya noneho no mwitorero bwabyo ko bakurebaga n'amavuta n'ahandi icyambere nzi kushimira Imana ndashimira ushimira Imana yagukoreye rwose ndashimira ariko hari n'abantu yakoresheje ni bande wibuka muri bake ntabwo nabura kutabivuga sinanatinda nukuri kuvuga bukeye sinatinda kubivuga ariko narivuze icyambere wowe ndagushimira ikindi ndashimira n'undi mushumba witwa Berekari Berekari nawe ndamushimira Imana imumugisha nawe yaritanze mu byo yakoze ariko ndashimira cyane wowe kuko waje unkuraho nakoreraga mu kabandi rwampaye ahantu hitwa rwampaye abantu bose barahazi narakoreraga twajyaga gusenga agacuma kakamanuka kibaranga kaza abantu bakiruka ngasigara mpanganye nako nkabona ndakumena abantu barirukaga n'ibintu bizwi amakorari yarazaga agacuma kakamanuka kibaranga cyangwa kujya kubona ukabona ibikeri bije byiruka ndabyibuka amakuru nari ibikeri bije byiruka nkarwana nabyo abantu bakansika aho ngaho bakiruka aho niho waje urankura kuko gacuma narakarebaga ntabwo kaje rimwe si kabiri
gatatu kandi ibyo bikiri si rimwe si gatatu. Ubwo rero waraje urambwira ati tujye hano mukorere hano ruguru mu rusengero, unjyana mu rusengero, dukora mu rusengero. Niyo mpamvu rero niyo mpamvu ugomba gushimirwa. Ega abantu bajye bashima abantu bakiriho. Nayo ni Imana ngicyo nabikoze, nabonaga impano ikurimo. Hari ukuntu impano uzibona nge nta shiringira ry'umunyempano. Oyo ukunda gukurikirana. Je nkunda umuntu w'umunyempano iyo mbona ko hari icyo urimo kurikora umutima ukiye kandi nabona ko Imana kugira neza. Ndashimira Imana ko yesi nakukura no mu kazi. Yego. Burya akazi bari urimo kari utoro twose ukunda kugenda. Ndagukurikirana garega ngiye. Utoro twose ukunda kugenda. Ngiye kuvuga ibintu bikomeye nge nibuka rimwe. Reka nkubwize ukuri. Ngiye kuvuga ibintu ahangaha bitatu bikomeye. Uno mugabo muri kureba icyo gihe nari umuyobozi w'umudugudu kandi nyobora mukurikirana, yaragize yabona amafaranga 2,000 akanza nkayakungurira amata yishyushyu kandi ngiye mfite amafaranga. Hambwa se wa mugabo we kuri mungurira ngiye nta kibazo ko mfite amafaranga, ndabyibuka ukambwira ngo nateganije ko mbiba kuko wangiriye neza. Rero impamvu banemi kuzamura ubwo wakoze duce dushoboka hirya no hino n'ahantu hose no kwirinda kujya mu ntambara niki, nawe Imana izakuzamura mu izina rya Yesu. Amata wanguriraga muri gare ndayibuka ndabivuga rwose. None se ni amakosa? Oya, reka tuvuge ibintu byo kumenya kubohoka. Hari abantu bazi ko kubohoka ari bagufite yonye. Hari abantu bazi ko kubohoka ari ubutunzi bwinshi. Navuga reka nkiri umushumba anambeke bigaza ndebe yuko ukomeza uzamuke. Yego. Nkagirirwa umugisha nkabona urabyemeye. Nari nzi ko utabyemera. Nabonaga bidashoboka. Umuntu se hasi nta kigenda kandi wowe uranahembwa bati oya reka nkubibiri. Nabonye 2 ngwino kandi igihe mfitemo yenda nko guturabyumva n'umushumba nyirabyumva kandi icyo nkubwiye cyo biriya bintu wabibye bito ariko Imana igiye guha ibintu byinshi. Amen. Imana ishimwe cyane. Nuvuga ngo noneho rero mu bumwe bw'abera ministries nizihe mbaraga nzi ko wize na Bibiliya nayo kugiye wize na Bibiliya none ubu amavuta kugejeje sasa. Amavuta icyari mu gukora nuko harimo imbaraga. Yego, harimo imbaraga. Na hano waruvuze ngo akazi hari nijye gukora akazi ayo mavuta nabwo akora ikintu gikomeye. Nari mfite icyumba mwaho ngaho bose yarambwira ati usengera abakozi hejuru nari nanditse ngo Yesu ni umwami n'abakozi barabyumva barabizi. Yesu ni umwami nakoraga mbere ya saa sita nyuma ya saa sita ngasengera abakozi. Hejuru nari nanditse ngo Yesu ni umwami winjiye ahangaha yabagaje ku mwami. Hallelujah. Nkamusengera umwami ukorera muri njyewe akamugirira neza akamukomeza akamwitaho. None rero ndashimira Imana. Yego. Amavuta akandagira amateka. Ndagira ngo mbamenyeshe yuko mu mavuta akandagira amateka harimo imbaraga. Yego. Harimo ubuzima. Harimo kunesha. Kuko ubu ngubu ntabwo wanzana umudayimoni imbere namukubita akirukanka. Hallelujah. Kubera ko ndi mu mbaraga ziturutse mu ijuru. Uyu munsi uyobora icyumba. Uyobora amasengesho kandi aho uyobora niho bari baranze gukandagira. Uvuga icyo bita guhinduka. Oya ndayobora. Uyu munsi nyobora amasengesho. Kandi aho nyobora nk'uko bivuze niho bansohoye. Niho banansohoye. Cyo bita amavuta. Niho bansohoye. Noneho ikindi gikomeye ubwo murabona abantu barimo baraza bafite abadayimoni nkabirukana mu izina rya Yesu. Bakagenda bakabati Imana irongeye turayibonye bundi bushya. Kandi nubundi suko nubundi Imana yari kurimo ariko kubera ko karande n'amateka byari bigutwikiriye nibyo wakoraga byose nta wabirebaga. Nta wari kubireba kuko bavuga ataje vuba. Waruzi icyo ashaka kubwira Rose. Yego mushumba nafashwe n'odore. Kubwira ikintu gikomeye. Yego. Ubundi nge nakubonaga nk'amavuta menshi ariko nkabona amavuta ufite nayo muri quartier. Kabona ndatwikiriye. Uri nayo muri quartier. Ubiciye nari nwikiriye. Ntabwo byumva. Ntabwo umuntu abatwikiriye. Hari urwego umuntu abarimo ukaba wazura n'abapfuye ukanakora ibitangaza ariko ntihagere umuntu umenya ko ibyo bintu bishoboye. Cyo bita amavuta yo muri quartier. Yo muri quartier. Kandi suko ntago ari amavuta akorera muri quartier ahubwo niko Satani yatwaye amavuta ayahisha muri quartier. Ni quartier nyine insohora. Mbona n'amafoto ufite saa y'umurenge. Yego. Mbona nta rwari n'ay'akagari. Mbona nta rwari n'ay'intara. Mbona n'amavuta y'isi yose. Niyo mpamvu rero nahagurutse ndavuga nti nzakurwanira ishyaka mpagaze mu mwuka wera ku buryo isi yose imenya ko amavuta ahari. Ndagira ngo ntangarize abantu. Hallelujah. N'umuntu wese Imana imuha umuntu wamukura mu kaga kaho atsindagiriwe. Kuko urumva nkuye aho ngaho. So wari uri se. Nyine wanguye aho ngaho. None se ibyo yakoreshwa muri Rwamaya, ibyo yakoreshwa mu ivuga butumwa, sibyo ukora uyu munsi. Hari bishya byahindutse se. Hari izina ryahindutse se. None se nturi wawo. Ndi wawo. No kuvuga ngo hari igihe Satani
akoresha akarande n'imivumo, cyane ko iwanyu nta muhanuzi wahavutse urabizi, cyane ko urabizi n'ibindi ntabwo tubisobanukirwa, ntabwo tubivuga. Noneho ya mavuta y'ubuhanuzi y'imbaraga Satani akaza akayaryana. Muri iki kintu cyayabohoye ni rya turo watangaga bito. Ntabwo wari ubizi ariko kugenda arakurebaga. Imana iminini bitange ndashaka bitanga mu kindi cyiciro. Ufite 2,000 no dusangire kabone igenda avuye guhembwa ndi pasteur. Ntunze telefone nziza ufite karashara. Karaho katoroshe kamuri. Ariko umenya ibirere byo kubiba mu bahanuzi. Niyo mpamvu uyu munsi uri umuhanuzi w'isi yose. Niyo mpamvu uyu munsi ku mafishe baragutumira. Kandi ibyo bagutumira kuvuga suko na mbere utari ubifite. Ahubwo wari utwikire muri quartier. Nagira ngo badukurikiye kumwe bw'abera ministries y'umunsi banone. N'abimana bakura aho hantu. Igomba kuba bakuru inshinge yawe yankuye. Wemera ko nashobora no kuzura uwapfuye. Akanahagurutse uwicaye ariko ntamenyekane. Ibyo ndabyemera 100%. Kuko nanjye aho narindi niho bansohori. Ariko ubu niho ndi. Uri murabyumva. Babandi bansohoye. Nibo bavuga ati yo nyakuba tujye kuzana amazi. Kubera babona iby'Imana igira gute inkoresha. Usa no kujya wirinda amazi yabo ubuka kwa igihe ntagiye kukuzana. Turabivuga ariko tuvuga wari yewe Manuel we hari byabaye ntabwo ari mu Mana Manuel ntabwo ari matureba Manuel ntatubona hari byabaye kandi giye buriye umuntu ankamera atandeba neza cyane mba nashaka aho mbya amaso ko yandebye ibisoni zo kuvuga ariko aho mirije reka nze mvuge yanareba hanga bitanga wibuka ko bakuzaniye ukihagera hari amazi bazanye bitamubwira ni witonde ndere ko ari ubwo baguha amazi gimenya ko n'abagome bazana amayabo bari bayateye urushinge urabimbwira ati rwose dore ngaya dore nabyeretswe nijoro bagiye kuguhitanamo cyane ariko Imana iragutabara Imana yashyize Imana kurenge rero muri make mukozi Imana urumva ko aho wasuzuguriwe aho waburiwe ijambo aho wamburiwe agaciro aho utakoze ibintu aho utagenze uyu munsi barakwihamagariye ayo n'amavuta kandagira iki amateka tutangira muri ntumurekure bijoro ryo guturwa imitwaro ariko wakoreye Imana w'umugabo wakoreye Imana mu bigo bukomeye wihanganye ufasha abantu ugira gute n'ubu kugeza nagira ngo wowe Imana yagukoresheje nagira ngo amavuta yawe azamuke kuko uri umuhanuzi w'isi ibintu nabonye ubuse naturi turoringana iki Imana imituro byari rihagije kuko wakoze muri bike bishoboka iyo ushaka kujya mu mavuta y'ikirere uyabibiramo kandi amavuta utizera nta gukorera amavuta utemera nta gukorera ndibuka umpamagara ukavuga nakaye nagira ukangurira ishyushye se mwana kandi yuni ntabwo hari amataka akunda gukora nabyemeraga kubera izo mpamvu nta nicyo nari mfite ariko n'uyu munsi uranabikora ntago watinya kujyana umuntu ahantu ngo mwakire ntacyo utakoze rero izo nizo mbaraga ndashimira Imana ihoraho ishoboye byose kandi Imana ikora iyo kwizera rero tubwirira amavuta kugejeje he sasa rero amavuta yangejeje rero nuko ngize umugisha wo guhura nawe n'abandi bandeba bose bakankurikirana bakambwira ati wadusengeye yego turakiza indwara haleluya wadusengeye turabohotse haleluya wadusengeye twakiriye ubuzima wadusengeye tubonye izindi mbaraga ibyo ni ibimenyetso bigaragaza yuko Imana dukorana nayo urakoze cyane kandi ni makuri mu muhamagare mu abasenge mukozi w'Imana mu mafuta kandagira amateka ese umukaso aracyariho ariho iyakubonye rero iminsi yashize namukiriye abona umwana wambaye arishima aranezerwa agubwa neza aravuga ati mwana wanjye yego komeza ubeho kubera ko nubwo yakufataga nk'utarakubyara ariko hari ibyo yakwigishije cyane uyu munsi bigutuye byatumye ngira imbaraga yego zo kwimenya nkamenya naho kwihangana yego kumenya aho ujya komeza ubimbwira ndavugira nkayo byatumye ngira imbaraga zo kumenya iyo njya kumenya no kwihangana no gukomerera mu maso y'abakwanga haleluya ibyo rero ibyo byampaye izo mbaraga kandi buri muntu wese ugeragezwa yihangana mu mbaraga zikandagira amateka avanamo igisubizo cyo kunesha akazagera ku cyo amateka mabi akurwaho n'amavuta y'Imana yes Imana ishimwe cyane kandi uyu munsi umuntu ko akubona uragaragara ko nta ugeraho hari akantu tubwiye ngo urimenya ukamenya n'iyujya ubwo mu kumenya n'iyujya umenya n'ibikurwanya ngo utahagera ubu urabimenya kuko waramaze no kubisobanukirwa ni irihe jambo riri gushyigikira muri uyu muhamagaro rero yaguhashyigikira kumvura neza
reka nkomeze gerageze nubwo banyita ko natanze abandi kuzima ariko sinzahagarika uruhimbi nubwo bavuga sinzahagarika uruhimbi rimwe na rimwe n'abavuze ibyo bintu mu gahunda ni izihe mbaraga bakomezwa n'irihe jambo imbaraga zinkomeza nuko njya nsenga nkumva ijwi rivugira mu mutwe kwanjye reka ngo ndi kumwe nawe mwana wanjye haleluya wihagarika umutima witinya wikwiheba nzagukoresha ibikomeye n'ibyo utari wakora nzabigukoresha ikambwira ngo nguhaye izindi imbaraga zo gutegeka zo gutsinda zo kunesha nkajyumva mu gutwi kwanjye izo ni imbaraga rero zinsunika igihe icyo ari cyo cyose haleluya izo mbaraga iyo numva nzifite mba numva ndimo kugenda Imana ishimwe cyane umwana ego rwose uvuga ngo Imana yo mu ijuru agushuka ubu munsi uranezerewe gukorera Imana nta gihombo nta na kimwe Imana ishimwe cyane sira ngo haye iminota mike ngo uvuge icyo ubwira abakunzi umwe bw'abera ministries icyo nababwira ni ibintu icyambere ntabwo Yesu yagutaha atari kumwe nawe duhagaze mu ihema yitwa ubutsinzi nari mbabwiye ngo Uwiteka ntabwo yigeze abaho ntiyigeze abajugunya ntiyigeze abatererana nubwo wahura n'ibikomeye nk'uko nahuye nabyo Kristo aracyagufiteho umugambi wo kugukuraho bagushyize mu rwobo wo gukuraho bagutabye wo gukuraho bakujugunye akaguhuza n'umuntu w'umumaro ikindi ndashimira wowe Imana ishimwe ikindi ndashimira abantu bo ku bumwe bw'abera ministries bahora bangurikirana bahora bambwira bahara bacyumvikana bakambwira ati turagukunda n'iryo jambo umuntu akubwira ngo aragukunda kuribona umuntu akubwira ngo aragukunda ni ibintu bikomeye cyane nabashimira rero uri umwuka w'igikundiro ese buriya shyira nubwo bavuye mu mbwira icyo ushaka ngo ngiye kongeraho ukimara kwinjira muri aya mavuta uvuga ngo Imana yakuyongera igikundiro mu bantu yego n'icyo amafaranga kirimo kiraza ariko oya ndayabona haleluya ndimo ndareba no hano mu biganza arimo kugenda no mu biganza arimo kugenda zamo Imana imira ko icyo gihe uri mu mateka mu bakodeshaga inzu ntuvuga umubare iyo wabagamo uyu munsi niyo urimo oya ibintu byose bihindutse na covid yazanye ibyayo dutuma tuva mu zo twari turimo birongera birahinduka bijya ku mibare yo hejuru none ubyiza ari ibihe ikibazo si umubare w'ejo ikibazo n'ubwiza kurutaho Imana ishimwe ko abana batarara ubusa nkawe icyo twashimira Imana ivyo yabikuye ni ukuvuga ngo uyu munsi ariko nabandi kumwe nawe nkarara ubusa igivaho ndi kumwe ubu n'abakozi b'Imana bari abadukurikira uno twara ubusa ibyo mu bibazo bagiye ucamo nk'ibyo byose urukundo ukunda abana bawe nk'urugero ushinze kuba babayeho udafite urukundo utakabwa gutyo iyo ubonye abana bawe mu mutima wawe nicyo utekereza iyo mbonye abana banjye mu mutima wanjye ubarebye n'amaso bahamagara ndebye uko bahamagara ndebye uko bavuga ndebye uko bambwira imbaraga zo kubaha n'abandi bana b'abandi bavanga kandi ukumva uraruhutse mu mutima cyane ukavuga uti ibyambayeho ntibizaba ku bana banjye ibyo ni byo munabivuze ngo biba imbaraga zo kubaha n'abandi bana b'abavandimwe bikampa ubutware bwo gukomeza gukora icyo mbona gikomeye Silas iyo wari usuzuguze muri cya gipira kirekire ugiye kwahira wikoreye ibishingo bagize gute uyu munsi ukabona ufite umugore ufite abana utunze urugo utunze telefone ebyiri wambaye isaha nziza wambaye impeta nziza abantu baguhamagara abantu bahamagara Silas telefone ye n'umuntu bagaguhamagara wanze kubitaba mu mutima wawe ubyumva uti hari ijambo riva muri bere rivuga ngo umujyi mutima wari uri muri Kristo Yesu umutima rero ugirwa n'abantu bemeye Kristo bakabana naye ni ukuvuga ngo nezezwa n'Imana guhamagarwa n'umuntu icyo yambwira cyose uko yambwira ari ijambo nkunda kuvuga abantu bagaseka bakumva ati nibwo bwa mbere twumvise igihariye ndavuga ngo urakoze kugira imuka amamagara urakoze kugira imuka amamagara ngo ndakubivuga abantu bagaseka wowe ntabwo wikubwa impano wahawe kubw'ibitangazo urimo ukoreshwa kubw'amagambo y'Imana y'umuganirizwa ntago ituma wishyira hejuru urushaho guca bugufi nca bugufi cyane kugira kubera iki rero uhitamo ko mbona abandi bigagaza bahamagara ntibitabe bavuga ntibaze bagira ntibabyemere we ni igiki cyaguteye gucishwa bugufi mu gihe ufite ibyatuma uzamuka hejuru nuko Kristo ukorera muri njyewe ari bumpa guca bugufi cyane ko nta wana biranguye ntawe nabikoze nta n'igishoro oya nta limataze wiguramo ntaho bagura impano oya ntaho babigura ayiwe ngo nari alimentation ntaho biba ntaho biba rwose impano ntizigurwa nimba hari naho zigurwa sinzi uko zimeze ntaho zinaba ariko
ahubwo impano yikeneye usanga ufite impano ukakurambikaho ibiganza ahubwo nibagire vuba bazi ko ibiri iravuga ngo nuko baheshwa impano no kurambikaho n'ibiganza n'abakuru b'itorero ndetse n'Imana ibwira Mose ngo hamagara abagabo 100 bose baze kwihema nkore kumwuka ufite mbango ubundi umwuka ntugurwa nta alimentation nta shop nta magazine ntibabitumira kuri internet umwuka n'Imana iwutanga sira Imana igumisha mu izina rya Yesu kandi ugubwe neza amavuta yo nayo igikundiro Imana yaragusize bavandimwe inshuti z'Imana wowe ubonye ubumwe bw'abera ministries uyu munsi wa none ndagusaba ngo ukomeze ukore comment uyandikisha kandi ubuze guhamagara umukozi w'Imana kugira ngo agusengere se rwa abadayimoni ufite ikihe kibazo nta rubyaro ufite ingorane n'ukuri mwegere abafashe gusenga kandi kuko umwuka w'Imana ari muri we oya numva nuzi izindi imbaraga haleluya nuzi izindi imbaraga nkuko najya mbatangariza ibintu bibiri yego icyambere abantu bose bazi imodoka iyi modoka ifite ipine ritarimo umwuka ntago iyo modoka ihaguruka ikindi isanse bazi ko imodoka ijya mu isanse ni umwuka umuntu yicaramo nawe akoreshwa n'iki n'umwuka ubwo ni ibintu bitatu ubwo rero ibyo bintu bitatu iyo bituzuye mu modoka atware ngo igende nta iguma aho ngaho hari ibintu by'abantu byagumye aho ngaho rero kubera nta mwuka umva ibintu by'abantu byagumye aho ngaho kubera ipine ryarapfumutse ntago yagera nta mwuka kubera nta isanse ntago yagera nta isanse kubera nta muntu urimo ufite umwuka ubwo ntago yagera nta mwuka ibyo bintu rero kubera ko hari ibintu by'abantu byahezaho ariko mu butwarenzanye mu mbaraga mfite ndagira ngo mbatangarize ngo Imana Data n'Umwana n'Umwuka we urumva ni bitatu nabyo ibindimo biri hafi gutegeka ibyo ngibyo bitatu byahagamye ndagira ngo mbabwire yuko nje muri iki kinyejana mfite izindi mbaraga zidasanzwe arakoze cyane no gukoza Imana sezerano mbabwire mwese badukuje kumwe bw'abera ministries amavuta kandi agira amateka ibintu bigahinduka uyu nguyu niho yakuriye ubumwe bw'ahanga nawe rero hamagara gusa nkubwire ikintu kimwe kugira ngo winjire mu mavuta y'isi ugomba kundeba ugomba kundeba ukazana ituro ryiza none kwinjiza mu bahanuzi bisi ayo muri quartier warahavuye ayo mu mudugudu warahavuye amavuta yo mu kagari yararangiye amavuta yo mu murenge yararangiye amavuta yo mu karere yararangiye igihugu yararangiye no twasha amavuta arenga imbibi zanjye zangize ibyumve rimfashe ntange turarya wateguye kandi murambikeho icyo ntazaguha hari ibintu nzakubwira gusa rero ubwiza ukuri amundi impano ntigurwa ariko yibuka ko na Elisa uraka gakombe k'amatawanguriraga kandi ntayabuze Elisa zigaranye umwitero wahe yawusana gutse nuko abanje gufata inka n'iki byose akabitanga ati tugenda akagenda ushaka ko abantu bate shobusha gukuwe agabati ni muceceka ndabizi gute ndabizi rero mubwiza ukuri mukozi w'Imana Imana y'amahoro igutabara Imana muri kurengere Imana muri kogira imbaraga ari kumenye ngo babiga mu mavuta cyane byakunza aho bibamo kimara kubivuga hagarara mu mavuta bibemo nanjye naje nje ngwino bibemo kandi uhagarare neza mavuta kandi agira amateka ubuzima buhinduka ibihe byose haleluya amen ukwiye gushimira n'umudamu wakwambika neza madamu wawe abo nawe kutamushimira atera ipasi nk'uko abikwiye agaburira neza abikora neza niyo mpamvu busa neza ntabwo aba yabijugunye abikora nk'uko katubwira abafite abagore batabitaho ngo bihangane Uwiteka asanga imitima yabo ibatere kubakunda murakoze cyane rero turabashimiye mwese abakurikiye umwe bw'abera ministries ndumva hari nta ijambo warenzaho narenzaho no kwesa bakunda kurusha abantu babakunda murakoze cyane kandi baguhamagare muhamagare igihe muhamagara ntacyo bintwaye kandi by'ukuri ibyo mvuze n'ibyo nzi kandi uri umuntu w'Imana umukozi w'Imana rero ngiye ibintu cyo tubabwira buri gihe ni ikintu cyitwa amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka bisobanura ngo mwese abakurikiye ni iyi mpamvu karandi racika amateka kavaho ibintu byose bigahinduka kubw'ubumwe bw'abera ministries amavuta kandi agira iki amateka reka tubabwire ngo shalom gutya gusa mugira amahoro shalom Imana ibagirire neza haleluya ubumwe bw'abera ministries amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka mu iyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya ubuzima buhinduke amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka